Gero TV and Radio Official, reka twongere tubaha ikaze, tubashimire cyane ko mukomeza gukurikira ibiganiro byacu haba muri sport ndetse na muri gospel. Nubwo gospel tukiri gutegura byinshi byiza tubateganyiriza, byaba ari binyura kuri radio Urugero online radio cyangwa se ibitambuka kuri YouTube channel wa mu buryo bwa live cyangwa se ibiganiro mu gisata cya gospel. Rero uyu munsi twabahitemo kubabwira ibintu bitatu wamenya kubirebana na wa mubare abantu benshi bakomeje gutinya 666. Ni imibare ifite gatandatu eshatu gusa, ariko no mubare uvugwaho byinshi ndetse abantu bakomeza kugenda batangaho ingero zitandukanye, ndetse ntibatinya no kubatiza abitwa abapapa cyangwa se abaperezida b'ibihugu. Reka tugaruke mu kanya gatoya nyuma y'iki kinanga, ubundi nze babwire iby'uwo mubare, ibintu bitatu gusa ukwiye kumenya kuri uwo mubare 666. Ngiye mwumva kwijwi ryanjye ni Arno Navutsa, twongeye tugaruke mu kanya. Yes, nyuma y'icyo kinanga rero reka ngaruke ngira nti iyo dukurikije ibivugwa mu gitabo cya nyuma cya Bibiliya aricyo cyitwa Ibyahishuwe, umubare 666 n'umubare cyangwa izina ry'inyamaswa y'inkazi ifite imitwe 7 n'amahembe 10 izamuka iva mu nyanja. Aha tubisanga mu Byahishuwe ibice 13 umurongo wa mbere, ndetse n'Ibyahishuwe ibice 17 umurongo wa 18. Ni ikintu cyateye urujijo abakristo, kikabatera ubwoba, kandi ntikivugwa mu nzego nyinshi, ariko kandi gufata igihe cyo kumenya byinshi kurushaho kubihereranye n'ibyo birivuga bishobora kudufasha gusobanukirwa neza iby'iki kimenyetso cy'inyamaswa. Icyambere ukwiye kumenya kubirebana n'uyu mubare 666 ariyo 666 nuko uyu mubare wundi ni izina. Mu by'ukuri umubare 666 ni izina rya Antikristo ugiye kuza. Amazina Imana itanga aba afite icyo asobanura, kandi ibyo ni nako bimeze ahandi hantu muri Bibiliya. Urugero, Imana yamwise Aburahamu risobanurwa ngo se w'amahanga menshi, aho tubisanga mu Itangiriro ibice 17 umurongo wa 5 kugera ku 6. Ibi birumvikana kuko Imana yasezeranyije ko izahindura Aburahamu se w'amahanga menshi, Itangiriro 17:5. Mu buryo nk'ubwo Imana yahaye iyo nyamaswa izina 666 kugira ngo ibe ikimenyetso kigaragaza imico yayo. Nubwo ushobora kuba warumvise umubare 666 uvugwa, Bibiliya yo ivuga ko ari izina ry'Imana. Mu Byahishuwe 13 umurongo wa 8 haragira hati ufite ubwenge aba ari umubare w'iyo nyamaswa, kuko ari umubare w'umuntu, kandi umubare we ni 666. Umubare we ni 666. Ijambo ry'icyongereza ryahinduwemo kubara rikomoka ku ijambo ry'ikigiriki risobanura kubara. Ku ntiti zimwe na zimwe ni nkaho Bibiliya yabivuga ko uwo mubare ari amayobera. Gushyira umubare ku izina byitwa gematria, akaba ari umugenzo w'Abagiriki wo gukusanya inyuguti ziri mu izina ry'umuntu. Gushyira umubare ku izina byitwa gematria, akaba ari umugenzo w'Abagiriki wo gukusanya inyuguti ziri mu izina ry'umuntu. Buri nyuguti yo mu rurimi rw'Ikigiriki ifite umubare wayo. Ugereranyije izo nyuguti ubona umubare w'izina. Mu Giheburayo naho hari umugenzo nk'uwo. Mu by'ukuri iyo urebye mu mwandiko w'umwimerere tubona ko muri uwo murongo inyuguti za 666 mu by'ukuri zanditswe mu Giheburayo. Ibyo bikaba bishyira agaciro gakomeye ku mibare isobanura amagambo asobanura imibare kurusha mu Kigiriki cya kera. Iyo duhinduye umubare 666 mu nyuguti z'Igiheburayo, ugaragaza izina rya Nero Kesari, ari ryo zina ry'Igiheburayo rya Kayizari Nero, bitewe n'urwango abami b'Abaroma bari bafite icyo gihe, cyane cyane umuyobozi wabo Nero Kayizari wafatwaga nk'umuntu mubi cyane. Ntibitangaje kuba hari abantu bamwe na bamwe bizera ko Antikristo yamaze kuza. Umubare 6 ubusanzwe ufite icyo usobanura muri Bibiliya. Muri Bibiliya kenshi imibare ikoreshwa ifite icyo ishushanya. Urugero, akenshi umubare 3 ushushanya ubutatu butagatifu.
naho umubare 7 ukaba ufatwa nk'umubare utunganye ushushanya ikintu cyuzuye. Umubare 6 ukoreshwa muri Bibiliya akenshi werekeza ku muntu. Umubare 6 ni ukuvuga 7 iburaho rimwe ushobora kumvikanisha ikintu kituzuye cyangwa gifite inenge mu maso y'Imana, kandi ushobora kwerekezwa ku banzi b'Imana. Ibyo ku ngoma ya mbere ibice 20:6, Daniyeli 3:1. Ibyo biragusobanura, iyo mirongo yagufasha gusobanukirwa neza. Kubera ko ishushanya umuntu, biragaragara ko Imana ibona ko abantu ari ibiremwa bifite inenge. Imana izi ko badashobora kuzana amahoro n'umutekano birambye, ibintu bizagerwaho n'ubwami bw'Imana bwonyine. Bityo rero umubare 666 ni umubare udashyikira ubutungane inshuro 3, ni ukuvuga 7. Hari igihe Bibiliya isubiramo ikintu inshuro 3 kugira ngo igitsindagirize, icyuzuze. Umubare kandi werekeza ku butatu butagatifu: Satani, inyamaswa n'umuhanuzi w'ibinyoma. Ikindi cya gatatu kwe kumenya kuri uyu mubare ni ikimenyetso cy'inyamaswa. Twabonye ko ari izina, tubona ko 6 ari umubare usobanura ko ibintu bituzuye. Noneho tugeze ku kintu cya gatatu gisobanura ko uriya mubare 666 ari ikimenyetso cy'inyamaswa. Bibiliya ivuga ko uwo mubare ari ikimenyetso cy'inyamaswa, kandi abantu bashobora guhabwa icyo kimenyetso mu gihe bayikurikira mu buryo bw'igitangaza, ku buryo bayisenga. Ibyo tubisanga mu Byahishuwe 13:3 ndetse n'Ibyahishuwe 4:16, Ibyahishuwe 13:3 kugera ku wa 4, ndetse n'Ibyahishuwe 16:2. Ibyo babikora basenga igihugu cyabo cyangwa abandi bahanuzi b'ibinyoma. Iyo nyamaswa igereranywa n'ubutegetsi bw'isi yose butegeka abantu b'amoko yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. Ibyahishuwe 13:7. Ku birebana n'amategeko Imana yari yarahaye ishyanga rya Isirayeli, yaravuze iti uzabambike ku kuboko kwawe bibe ikimenyetso, kandi bizababere nk'umwenda ukingiriza mu ruhanga rwawe. Gutegeka kwa 2 igice cya 11:18. Ibyo ntibyashaka kuvuga ko Abisirayeli bagomba gushyira ikimenyetso nyacyo ku ntoki zabo no ku gahanga kabo, ahubwo byashaka kuvuga ko ijambo ry'Imana ryagombaga kuyobora ibikorwa byabo byose n'ibitekerezo byabo byose. Mu buryo nk'ubwo, aho kugira ngo ikimenyetso cy'inyamaswa kibe ikintu gifatika, urugero nk'ikimenyetso cy'umubare 666, mu buryo bw'ikigeranyo kiba kiranga abantu bemera ko gahunda ya politike itegeka imibereho yabo. Abantu bafite ikimenyetso cy'inyamaswa barwanya Imana. Ibyo twabisanga mu Byahishuwe 14:9 ndetse n'uwa 10, Ibyahishuwe 19:19 kugera kwa 21. Reka dushimire mwese mwari mudukurikiye, nkwibutse gukora subscribe kugira ngo ukomeze kubana natwe kandi usangiza abandi iby'ibi bintu bitatu bifite icyo bisobanura umubare 666. Dukomeze mu zindi nkuru zitandukanye, dukomeze tunogerwe n'ibiganiro by'Urugero TV and Radio official, ariko twibuke ko na radio yacu Urugero online radio iri vuga neza, ifite amajwi meza, ifite indirimbo nziza. Vubaha ibiganiro byinshi byiza kandi bibafasha biraza gukomerezaho. Twongeye dusubire nakagaruka.